Tubahaye ikaze inshuti zacu, inshuti muteze amatwi ibiganiro byacu, ibiganiro bitambuka kuri runo rubuga rwa Cabugufi Mission. Tunezejwe n'Imana cyane kubana namwe rero kongera gusubirana tuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritambuka kuri bino biganiro ku munsi wo kuwa mbere, kuwa gatatu ndetse no ku munsi wo kuwa gatandatu. Ariko nanone turagira ngo rero tunamenyeshe ko mu gihe cyose Cabugufi izaba yagiye gutembera, twagiye gutembera, twagiye kuvuga ubutumwa ahandi, ni byiza yuko rero tuzatubagezaho ijambo ku cyumweru mu gitondo ry'Imana tuba twarasomye cyangwa se tuba twaganiriye, kugira ngo ribashe gufasha umuntu wese witegura kujya mu iteraniro rya mu gitondo ariko afite ijambo ryamwinjije mu mavuta mu gitondo. Ndagira ngo rero mbabwire ko izina ryanjye ni Pastor Christophe Uwabakurikiza. Ndagira ngo rero dukomeze inyigisho twatangiye ivuga ngo bibwire Yesu. Ndagira ngo rero mbere yuko twinjira muri inyigisho rero dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo igice cyaho cya gatandatu umurongo waho wa gatandatu. Matayo igice cyaho cya gatandatu, cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya gatandatu umurongo waho wa gatandatu. Reka dusome mu izina rya Yesu. We hoho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinge urugi, uhere ko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana dusomye riratumenyesha neza yuko niyo ujya gusenga ukwiriye kuba hari uburyo witwaye, bwari uburyo Yesu yashaka kugira ngo yigishe abigishwa biwe, kubera ko bari bamenyereye yuko abajya gusenga bajya hano bakiyerekana, bakagaragara neza, bakareka abandi ko bari gusenga, bakareka abandi yuko hari uburyo bafashe bwo kubana n'Imana. Ariko ibyo byose babikoraga bagira ngo biyerekane ndetse bereka abandi ko bakirijwe kurenza abandi. Ariko Yesu arabyitegereza, abwira abigishwa biwe ati ntabwo bikwiriye yuko mwebwe mukwiriye gukora nk'abo ngabo. Oya, ntabwo jyewe nifuza ko mwazagenda mutyo, ahubwo nuzajya ugira ikibazo, nuzajya wifuza ko wasenga, ujye ugenda ujye ahantu ha wenyine usenge, kandi usenge wakinze cyangwa se wugaye imiryango y'inzu yawe, kugira ngo usenge Imana, wiherane n'Imana. Nta wundi muntu wundi urahari cyangwa se uza kureba ibyo urimo, bitewe ko ibyo ubwira Yesu ni amabanga yawe. Ni byiza yuko rero wegera Yesu ukamubwira amabanga yawe. Si byiza yuko utakira umuhisi n'umugenzi, si byiza yuko uhamagara abantu babwire ngo ngiyewe ndi gusenga Imana, ngiye ndi kwiyamagara kugira ngo nkore iki. Wewe senga Imana mu ibanga ryawe, iyo izi biri ku mutima wawe bibwire Imana, bibwire Yesu, bimubwire byose uko bingana, kuko ushobora kwibwira abana b'abantu bo bakagufatiraho umwanya, bakagutekerezaho uko bashaka, bakavuga uko bashaka. Ariko Yesu we ni inshuti nziza itajyana, ni inshuti nziza itajya ihinduka, ni inshuti nziza ifite uburyo bwiza bwose ikorera umuntu wayo, cyangwa se umuntu wiwe akamukora ibyiza biruta uko abandi bantu bose bakora. Niyo mpamvu rero ngusaba kugira ngo wegere Yesu, Yesu agukoreshe, Yesu abane nawe. Nujya gusenga rero ujya mu nzu aherereye, kugira ngo ubane nawe kandi agukorere igitangaza, agushoboze mu byo ubona yuko bikugoye, bya bindi ubona yuko bikunaniye cyangwa se binaniranye. Kuri Yesu we n'ubusa n'ubufindo, cyangwa nuko umwereka umutima wawe kandi ukamwereka mu buryo bw'ibanga hagati yawe nawe, kuko Yesu ntabwo ajya akorera mu kavuyo. Imacu intuganze cyane kandi itwigishe uburyo bwiza dukwiriye kuba twagendamo. Yahabwe icyubahiro. Ngo ikaze rero mu gice cya kabiri cya kino kiganiro cyacu. Ikiganiro twatangiye kivuga ngo bibwire Yesu.
ibyo ubwira Yesu nta bindi rero ni ibibazo byawe. Ibyo ubwira Yesu ni bya bindi ubona ko bikugoye, ni bya bindi ubona yuko wowe utashobora kugeraho, ariko Yesu we arabizi, azi neza yuko ibyo byose ukwiriye ko ubona igisubizo cy'ibyo bibazo byawe. Turagira ngo rero usome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 11 umurongo wa 28 turageza ku murongo waho wa 45. Ndagira ngo rero dusome iryo jambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 11 umurongo wa 28 turageza ku murongo waho wa 45. Amaze kuvuga ibyo aragenda ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise arahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusanze. Abayuda bari bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza, babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka baramukurikira, batekereza ko agiye mu gituro kuririrayo. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati databuja, iyaba wari hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye arira, n'abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika, arababaza ati mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati databuja, ngwino urebe. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza uyu n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro. Cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu ararama aravuga ati data, ndagushimye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro, sohoka. Uwari upfuye arasohoka, azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure, mumureke agende. Nuko benshi mu Bayuda bari baje kwa Mariya babonye icyo akoze baramwizera. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye ahangaha mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 11 umurongo waho wa 28 kugeza ku murongo waho wa 45. Ariko hari icyo ngira ngo uri wese uri kumva ubu butumwa, uri kumva iri jambo ry'Imana, hari ikibazo akwiye kwibaza, akibaza ati ibyo nsomye birambwira ivyande kandi biranyigisha iki? Ni ikibazo ukwiriye kwibaza mu mutima wawe, ukabaza ati ibyo nsomye birambwira ivyande, biranyigisha iki? Byanga bikunda ntuburamo ibisubizo bitandukanye, ariko icyo bikubwira, birakubwira ibya Yesu ndetse bikakubwira n'ibya bashiki ba Lazaro ndetse n'ibya Lazaro ubwe. Hanyuma ngo birakwigisha iki? Cya mbere ni ukwizera, kuko iyo wizeye hari icyo bigufasha, hari icyo bikumarira. Ikindi ukwiriye kwibaza muri kino kibazo bavuga ngo ese hari ahandi muri Bibiliya cyangwa se wigeze
usoma ukaba wibukijwe iri jambo ry'Imana ukwiriye kuba uhibaza. Niyo mpamvu rero niba urimo ukurikirana ibi biganiro ukwiriye kujya ufata agenda yawe ukandikamo ijambo ryagufashije kugira ngo ubutaha ujye umenya icyo ubwira Imana, cyangwa se mu gihe cyo gusenga ukajya uyibutsa ubwira ati Imana wibuke yuko iri jambo ryawe rivuga gutya hanaha, nanjye ndagira ngo ungire neza untabare. Imana cyane. Ndagira ngo rero dukomeze rero mu gusobanukirwa neza iri butumwa bwiza, aho dufite iki cyigisho kivuga ngo bibwire Yesu. Yesu iyo umubwiye umwizeye byose birakunda. Umwigisha yaje araguhamagara n'ijambo ry'Imana dusomye ku murongo wa 28. Marita ntabwo yihereranye amakuru meza yaramaze kubona, cyangwa se yaramaze kureba Yesu, cyangwa se Yesu ibyo bamaze kuvugana. Urumva ko rero bari bamaze iminsi bategereje, nuko rero Yesu yaramaze kuhagera, niyo mpamvu bagiranye iki kiganiro. Marita rero rwose muri we ntabwo yatinze, yihutiye kujya kubwira mwene nyina cyangwa se mwene se, ajya kumumenyesha ko Yesu cyangwa se umwigisha amuhamagara, uwo bari bategereje. Uwo mwigisha nta wundi ni Yesu Kristo. Yesu Kristo rero arahamagarira abantu bose kumusanga, nuvuga ngo ahamagara buri wese afite ubutumire, buri wese afite invitation yiwe ko Yesu amuhamagara, kandi akanatuma abamaze kumugeraho kujya kuzana abandi bose ngo baze basange Yesu. Yisomye ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cyaho cya 10 ku murongo waho wa mbere kugera ku murongo wa 2, avuga ngo hanyuma y'ibyo umwami Yesu aturanya abandi 70 atuma babiri ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose naho yendaga kujya hose. Arababwira ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake, nuko mwinginge nyiri bisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Imana ishimwe cyane. Iri jambo rero nitwereka yuko Yesu iyo yamaze kuguhamagara ukamwitaba ugakora ibyiza, nawe arahindukira akagutuma kugira ngo nanone ubwire abandi ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane, yabwa icyubahiro. Mbese wowe ujya ugira umwete wo kugeza ku bandi inkuru nziza? Ni ikibazo urimo ubazwa ku buryo inkuru nziza ibatera umwete wo kumusanga ngo nabo bamwibonere ubwabo. Ujya ugira uwo mwete, ujya ugira ubwo bushake, cyangwa se ibyo wamenye urabyiherana, cyangwa se impamvu ituma wenda se ubyiherana nuko nawe nta nibyo wakurikiye. Harimo abantu bajya bumva ijambo ry'Imana bakaryumva ko ari nk'ikinyamakuru, ntibaryumve ko ari umukate, ari ibyo kurya, ari ifunguro ritunga ubugingo. Abantu benshi cyane ntibajya bafata uwo mwanya, ariko icyo nkubwira ndaguhamagara kugira ngo uhera aka kanya nawe usange Yesu. Nyuma yaho umaze kumumenya, umaze kumwibonera, aguhindure intumwa yo gusanga abandi kugira ngo nabo baze bagere kuri Yesu. Ntabwo rero twahamagariwe kugira ngo twe gukora, ahubwo twahamagariwe kugira ngo tube intumwa, tube abakozi ba Yesu. Imana ishimwe cyane. Yusomye ku murongo wa 39 hari ijambo ryanditse avuga ngo Yesu arababwira ati nimukureho igitare, nimukivaneho iki gitare. Cyari igitare cyari kiri kumva ya Lazaro. Icyo Marita yasabwaga rero ni ukwizera gusa, nta kindi. Kuba Lazaro yaramaze iminsi 4 mu gituro ntibyari ikibazo kuri Yesu. Ibyo abantu basabwa ni ugukuraho igitare gusa, ibindi bakabikirekera Yesu agakora icyamuzanye. Ntabwo rero Yesu ajya kangwa n'ibinuka, ntabwo ajya kangwa n'ibibazo, ntabwo ajya kangwa n'ibibaze iminsi myinshi. Icyo usabwa nuko ubimubwira kandi umwizeye.
birashoboka ko rero mu buzima bwawe hari ibyo nawe ubona ko byamaze kurenga igaruro cyangwa se byamaze kurenga urugero, ukavuga uti ibi bintu byamaze kuba birebire, nta wundi muntu wabimfasha, nta wabishobora, ese n'Imana bavuga manza hari itabishobora, ariko kuri Yesu upfa kuba wizeye byose birakunda. Ni ngombwa rero ko wizera kandi bikaba bidashobora guhinduka, ibyo bintu byose ubona ko bidashobora guhinduka, kuri Yesu birahinduka. Mwizere by'ukuri uyo munsi nawe ibyawe arabitunganya rwose, arabishyira ku murongo. Mwizere, muhamagare, umubwire uti mwami Yesu ndakwizeye, ngwino ungire neza, ngwino ntabare, ngwino unshoboze, kandi ngwino ubane n'umutima wanjye. Imacu ishimwe cyane. Ndagusabye rero kugira ngo inshuti yacu uteze amatwi iri jambo ry'Imana, usabe Yesu Kristo aze abane nawe kandi akugire neza, agushoboze, akwambike imbaraga, agutinyure kugira ngo izina Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Cyama rero wowe urimo wumva iri jambo ry'Imana ritaye mu mutima wawe, ubwiza bw'Imana kugereho, imbabazi z'Imana zikugereho, izina rya Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Ndagira ngo rero dusoza ngamba ko ibiganiro ushobora kubisanga kuri page ya Facebook, aho wandika Cyabugufi Mission .org, cyangwa se ukagenda ukajya kuri YouTube channel wandika Cyabugufi Mission Channel ugatubona ibiganiro byacu. Urashobora no kudutera kamo cyangwa se ukaduhamagara kuri nomero guteranya 250 78 82 77 48 plus 250 78 82 77 648. Iyo nimero rero iba no kuri WhatsApp, urashobora kuduhashakira ukatubona, tukaganira ku by'ijambo ry'Imana kandi n'icyagufashije nacyo ukakitubwira tukayisangiza abandi. Ndiho rero abane namwe, abagire neza, nakagaruka. Shalom shalom, ndiho abashoboze, turi kumwe, uhoraho abishatse tuzongera dusubire. Amen.